ni ukuvuga ngo hari abantu benshi batakwifuriza ihirwe, hari abantu benshi batakwifuriza kubona ibyiza, abo ngabo ni abapagani, cyangwa se nawe nibura ukaba uri umupagani uri umwe muri bo, hari abantu utifuriza ibyiza. Ariko ndagira ngo niba uri umwemeramana ndetse ukaba uzi neza yuko hari abantu batakwifuriza ibyiza, unyandikire muri comment uvuga ati amena, uvuga ati kabisa icyo Imana yasezeranye nawe uko byagenda kose iragisohoza. Mu migenzo y'abapagani hajya habamo no gupinga, bikababuza kuruhuka ngo barimo barakugwanya, ngo ntusigere ubona umwana, ngo ntuzagira amafaranga, baraguwa bameze nk'abo bagiye kugufasha gushima. Icyo yanditse yaracyanditse mwana w'umuntu we, ubyange ubyemere ntacyo yenda guhindura, niwe mugaba w'ikirenga, niwe bwugamo bwanjye, niyo mana itarika mana, niyo neguriye ubugingo, nawe muhwanye mana we mu isi no mu ijuru, icyo wanditse uragisohoza ntumeze nk'abantu. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yasezeranye nawe byange bikunde izagisohoza. Rero icyo nagusaba, andika muri comment uti amena. Ibyo yasezeranye nawe utegereze wihanganye, bizatinda ariko bizagira ute, bizasohora. Arega impamvu bitinda nta nubwo biba byatinze, ahubwo Imana biteye yuko idapfa, Imana biteye yuko idasaza, ibyo ngibyo bibona ari ngo mu kanya, kuko imyaka 1000 niba ari nk'umunsi umwe ku Mana, tekereza niba yaravuze ngo izagusubiza mu minota 15, kandi imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe ku Mana, ubwo urumva izagusubiza ryari? Ihangana ariko ntabwo uzapfa utabonye isezerano ryawe. Nanjye byansezeranyije yarabikoze. Ni iki sitakora kishoboye byose? Nawe niba wumva yuko ishoboye byose, andika muri comment uvuga ati amen.